ashatse kujya ahantu umuntu arangije ahagarara ku ruhimbi aravuga ngo abantu bari hano ngo mwese Imana ibahaye imodoka ngo nimuhaguruke mwakire kontakte. Ntabwo mwese Imana yabahaye imodoka. Gute waseho kampani ikodesha imodoka ubwo zajya zikodesha? Ubu mwese Imana nibaha amazu, umuntu wubatse inzu zigomba kubabwamo n'abantu, ibande bazazibamo. Ntabwo Imana ari kimeze. Mugabanye isosi mu byo muvuga no mu byo mukora. Imyaka ufite uri umukobwa ntiwari ukwiye kuba uyifite, hari amaboko yagufashe akwiye kukurekura ugasanga umugabo wawe. Imyaka umaranye diplome abandi barabonye akazi, ntago wize ngo ubike diplome, wari ukwiye gukora, ariko hari amaboko afashe akazi kawe. Bo wazategeke ayo maboko arekura akazi kawe ujye mu kazi. Imyaka umaze ukodesha, wari ukwiye kuba wubatse utuye iwawe, hari amaboko afashe inzu yawe. Bo wazategeke ayo maboko arekura. Imyaka umaze uri umusore, wari ukwiye kuba wenyine, wari ukwiye kuba ufite umugore. Bo wazategeke amaboko afashe uwo mukobwa amurekure. Uranyumva? Ushobora gusirimba ariko hari amaboko yafashe ibyawe, agomba kubirekura. Ezekiel, umuhanuzi Ezekiel 30:21 na 22. Ezekiel, yego, Ezekiel 30:21 na 22. Nimutuzi avuze ngo iki? Mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, aha, navunye ukuboko kwa Farawo, navunye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushirweho umuti, ntikwashizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Nicyo gituma umwami w'Iteka avuga, dore nibasiye Farawo, umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi. Nurumva hari havunitse kumwe, nzamuvuna amaboko yombi. Aha, ko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Naho nashaka kuganira iri jambo mu mwanya muto rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe arekure. Agira ati, abakobwa mwe muri kunyumva? Amaboko afashe ibyanyu, agira ati, ko mutavuga? Agira ati, so wari ukwiye kuba ukirya ibiryo by'iwanyu wowe, wateka nawe ibyawe mu rugo bigakunda. Uteze hari amaboko afashe ingo zanyu, agomba zirekure. Shaka kubwira abantu bankurikiye, ari mwe turi kumwe, ari abari online batureba, abantu bariyakiriye, yumva ko yaba iwabo ubuzima bwose, yumva ko yaba hasabiriza gusa, yumva ko yaba hatanga nimero ya momo ngo nyohereza ngo mitiyu. Amaboko arekure, arekura amaboko afashe yawe abirekure. Amen, haleluya. Jambo ry'Imana dusomye muri Matayo riratubwiye ngo umutware w'abasirikari yasanze Yesu. Uyu mutware yari afite ikibazo, yari afite umugaragu urwaye. Umutware asanga Yesu, afande, aramubwira ngo Yesu, mfite umuhungu urwaye, wanyemerera ukagira icyo umufasha? Yesu aramubwira ngo reka tujyane mugukirize. Umutware aramubwira ati ndi afande, iyo ntegetse umusirikari ngo nakora ibi arabikora. Tegeka, wikirirwa uza tegeka, nutegeka ndabizi arakira. Indwara yagufashe kumazeho iminsi, umwami ategeke ikurekure. Haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana muri Rusi, iki gitabo ndagikunda cyane, ndakivugaho ibintu bike. Iki gitabo kirimo abantu 8, ndavuga kuri umwe, kirimo amazina 8. Kirimo umuntu witwa Elimeleki, bivuga ngo Imana n'umwami. Kirimo umuntu witwa Naomi, bivuga ngo ni nyiragikundiro. Kirimo umuntu witwa Maharoni, bivuga ngo ni umurwayi. Kirimo umuntu witwa Kiriyoni, bivuga ngo ni umunyantege nke. Kirimo umuntu witwa Rusi, bivuga ngo ni inshuti. Kirimo umuntu witwa Orupa, bivuga ngo ni uwahindukiye. Kirimo umuntu witwa Bowazi, bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Kikaba umuntu witwa Obedi, bivuga ngo ni umurimo. Ntago ndaza kuvuga buri zina, nshaka kuvuga ku izina ry'umuntu witwa Bowazi, umucunguzi wacu wa bugufi. 15 havuze ngo Bowazi ategeka abahungu be. Aba bahungu bafite imbaraga, Bowazi atabategetse ntacyo wageraho, kuko barafata. Bisaba ko Bowazi ategeka. Bowazi ategeka aba bahungu be. Hari habaye iki? Bibiliya
ivuga Elimeleki n'umugore we Nawomi bari batuye mu gihugu cya Betelehemu. Betelehemu bisobanura ngo ni inzu y'imitsima. Betelehemu yigeze iterwa n'inzara, irimo umuryango wa Elimeleki n'umugore we n'abahungu be babiri, bari famiye y'abantu 4. Inzara ibariye bumva ko hari igihugu cyitwa Mowabu kirimo ibyo kurya. Barangije baravuga ngo reka duhunge inzara y'i Mowabu, y'i Betelehemu tujye i Mowabu. Kandi inzara iraryana mu by'ukuri, ariko inzara y'i Betelehemu nubwo yaryanaga ntabwo yicaga. Murabyumva? Inzara y'i Betelehemu, inzara yo mu gakiza, nubwo iryana ntiyica. Uranyumvise? Ariko i Mowabu nubwo hari ibyo kurya bihagije barapfa. Dufite abantu bapfiriye i Mowabu, aparika imodoka hano yarapfuye, yambara ikoti yarapfuye, atunga dogitora yarapfuye, bapfiriye i Mowabu. Abo nibo bashaka kutubwiriza, nibo bashaka kuturirimbira, nibo bashaka kuduhanurira, ariko barapfiriye i Mowabu. Dukeneye abantu bari i Betelehemu barya duke twaho, ariko bakaduha amakuru i Betelehemu yuzuye. Makuru y'i Mowabu ntacyo atumariye kuko abaho barapfa. Bibiliya iravuga ngo uyu muryango ujye i Mowabu. Ugeze i Mowabu usanga ibyo kurya birahari, bararya barahaga. Ikibazo kiravuka, Elimeleki ngo amaze kurya amaze guhaga arapfa. Umugore warababara aravuga ngo ni gute Imana ituzanye ahantu hari ibiryo none umugabo akaba apfuye. Muzarebe, hariho abagabo cyangwa abagore bastressa abo babana ngo tuva ahangaha tujya ahangaha, ugasanga umuntu akuye umuntu mu gakiza yamugeza mu byaha agapfirayo. Asanga umugore asenga wenyine, umugabo ntasenga. Umwe ni muzima undi yarapfuye. Urumva ko harimo ikintu cy'ikibazo. Elimeleki arapfa. Apfuye umukecuru asigarana n'abahungu be babiri, Mahaloni na Kiriyoni. Mu gihe abahungu bari kwibaza agahinda nyina atewe n'uko umugabo apfuye, abahungu baravuga ngo reka dushaka abagore. Mahaloni na Kiriyoni, umwe ashaka umugore witwa Rusi, undi ashaka umugore witwa Orupa. Abagore bose uzashakira i Mowabu uzabatera agahinda. Bibiliya iravuga ngo abahungu bamaze gushaka, abageni bageze mu rugo, abahungu nabo barapfa. Umukecuru aravuga ati ariko Imana imeze gute kuri kumara abantu? Mowabu barashira, dufite abantu bashize tubona bagenda, ariko barapfuye. Umukecuru arangije asenga Imana y'i Betelehemu, arababwira ngo ariko Mana, ubu ntacyo wankorera? Imana arababwira ngo ibyo bibazo byose niwe wabyiteje, mwari muhunze mujyayo, ngaho garuka mu gihugu ubone ubeho. Abwira bakazana ngo subiye iwacu Betelehemu. Baramubwira ngo mukecuru, dukurikije uburyo twumvishe usenga Imana y'i Betelehemu, wareka tukajyana. Arababwira ngo nimuze tugende. Bibiliya avuga ngo bari mu nzira bagenda, ageze mu mpinga y'umusozi mu gice cya mbere arabahagarika, arababwira ngo mwabana mwemeye guta ibiryo by'i Mowabu, mugiye kurya iby'i Betelehemu bitahaza abantu? Murabishobora? Mwakisubiriye iwanyu mugakomeza kwibera mu buzima bw'i Mowabu. Uwitwa Orupa bivuga ngo nuwahindukiye, aravuga ati kandi uyu mukecuru bitari kutubwira birumvikana, turirwa tugenda inyuma y'umukecuru tujya i Betelehemu ahantu tutazi, bavuga ngo abantu aho ngo bajya banahumbahumba, wakisubirirayo. Ngo aramusoma asubirayo, asubira i Mowabu. Aravuga ngo ntabwo nagendana n'umupfakazi. Bibiliya iravuga ngo umukecuru arangije abwira Rusi, aramubwira ngo Rusi we, ko mukamugabo wawe asubiyeyo, wowe ntiwakemera ugasubirayo? Rusi amubwira amagambo ari ku murongo wa 16 mu gice cya mbere, abasore benshi batazi gutereta bajya bakunda gukoresha. Aramubwira ngo aho uzajya niho nzajya. Dufite abasore bateresheje MS, usanga yibasiye umwana w'umukobwa ngo aho uzarara Imana yawe ngo ntihagira ikintandukanya nawe. Mujya muteretesha ibindi, biriya bifite icyo bisobanura. Hari abasore batazi gutereta, usanga rwose yafashe Bibiliya akabivangavanga. Nuko aramubwira ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izaba impore ndetse bikabije. Bibiliya iravuga ngo baragenda bageze i Betelehemu, basanga ibyo kurya birahari, ariko ngo byari bifitwe n'umugabo witwaga Bowazi, umucunguzi wacu wa bugufi. Bowazi ngo yarahingaga, akabwira abagaragu ngo mujya gusarura, mujye musigamo abitwa ba Rusi bazajya baza guhumba. Guhumba ni ijambo rikoreshwa mu cyaro, mwe ntago mubizi, muri abanyamujyi, ariko abantu twavukiye mu cyaro guhumba murarizi. Muzi guhumba? Hari abantu bahumbye se? Ibyasigaye mu murima inyuma, guhumba icyo kintu bita guhumba. Uzi ko siko namwe mwavuye kure? Abantu bazi guhumba baba ari abantu bazi ijambo ryitwa guhumba, baba ari abantu bafite amateka, baba baravuye kure cyane. Ngo ntimukajye mudukanga mwavukiye ku Gisozi, aho mwavukiye nahamenye. Umuntu wahumbye bayaravutse ahantu hakomeye cyane. Bibiliya
iravuga ngo Bowazi yari afite umurima ngo iyo abantu basaruraga, abasaruzi yarababwira ngo mujye musiga, hari abazaza guhumba. Nk'uyu murima w'Imana nyirawo asigamo ibyo abaza nyuma bagenda, ntabwo birashira. Nyiri uyu murima n'umukire, n'abazaza nyuma bazakomeza barye. Se murankurikiye? Bibiliya iravuga ngo Rusi amenya ko Bowazi ngo ajya asiga ibyo bahumba. Ku gice cya 2 Rusi abwira umukecuru ati, mukecuru wareka nkajya mu murima kwa Bowazi guhumba, ariko nkagenda nkurikiyeho ndi bugireho umugisha. Aramubwira ngo genda mukobwa wanjye. Ngo Rusi ngajya mu murima wa Bowazi ngo akajya ahumbira mu gikondorero. Iki cyo ntacyo muzi. Igikondorero, muzi igikondorero? David navuze igikondorero ni igiki? Igikondorero ni igiki? Aguru hacyuze guhumbira mu gikondorero. Nukuntu abakecuru ba kera bajyaga bakenyera ibintu bimeze nk'ibitenge bagashyiramo umweko, cya kindi kirenzeho hejuru bahinira hasi, nicyo bita igikondorero. Rusi rero ngo yajyaga mu murima kwa Bowazi guhumba, ngo agahumbira mu gikondorero. Igikondorero ko iki gihe rero na envelope, buryo umuntu ujya kwirukagura amakara ya senka n'ibishyimbo by'ijana, nawe mu gakondorero n'igikondorero n'ibintu biraho ngaho. Ngo akajya mu murima kwa Bowazi agahumbira mu gikondorero, ngo akazana ibyo yahumbye, we n'umukecuru bakabirya. Umukecuru akamubwira ngo uriya murima uri guhumbamo nyirawo ndamuzi, komeza uhumbe, hari igihe muzahura. Bibiliya yambwiye ngo Rusi ngo aje guhumba agira ngo nibisanzwe, ngo asanga Bowazi yaje gusura umurima. Uyu mugabo ajya aza gusura umurima, mujye mwicara muri hano muzi ko hari igihe asura umurima akamenya igihe umazemo, akamenya igihe umaze uhumba. Ikibazo nuko dufite abantu bahumba biba, bahumba basoma, bagahumba bagambana, nyir'umurima babareba. Hari n'abakora ku miba yacunguranga yakabarayoye, mujye muhumba mudakorakora. Arahumba, nyir'umurima ngo aje ngo arareba mu bagaragu, abonamo umukobwa atazi. Abaza abagaragu ngo uriya mukobwa yitwa nde? Baramubwira ngo uriya mukobwa yitwa Rusi, yasize se na nyina, asiga igihugu cy'iwabo, asiga imana z'iwabo. Tumaze imyaka nk'itanu tumubona hano mw'iri teraniro, ntajya asiba, niwe ukoropa, niwe uhanagura intebe. Uriya makuru yawe arazwi. Dufite abantu bigize VIP, atazi aho intebe ziterwa, atazi uko umuriro ugurwa. Nyir'umurima arakureba, buriya kubona uri umuntu uri aho gusa udafite icyo umaze mu murima. Nyir'umurima ngo aravuga ngo reka tumutegereze ejo nzagaruka ndebe ko azagaruka. Mujye muhoramo, mukajye musiba. Ngo nyir'umurima agarutse, ngo arebye n'ubundi abona Rusi. Nasomye igice cya 2 umurongo wa 11 kiranezeza. Ntago Bowazi yongeye kubaza abagaragu, ngo ahubwo yahamagaye Rusi. Aramubwira ngo ngwino mvugane nawe. Aramubwira ngo bansobanuriye neza, ejo bampaye amakuru neza, bambwiye ibyo wakoreye uko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. Ngewe nitwa Bowazi, ndi nyir'umurima. Uhereye none aha tuvugana ndategetse. Niyo magambo twasomye kuri 15. Aramubwira ngo ndategetse, uhereye none uzajya unywera ku bibindi abahungu banjye banyweraho. Ikindi ntabwo uzongera guhumba, ndabategetse bajye babisiga, ahubwo uzubiyore. Bavuga ngo kuyora muri kubyumva? Aravuga ngo uhereye none ntuzongera guhumba, ahubwo ugiye kujya uyora. Ntabwo iki kintu muracyumva? Bowazi ategeke, nawe uyore. Iyo amaboko afashe ibyawe atari yabirekura, ntushobora kuyora, ntabwo bikunda. Bibiliya avuga ngo Rusi wajyaga atwara mu gikondorero, Bowazi ngo ategeka abahungu be. Icyampa ngo Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe abirekure. Maboko yawe yakakira amadolari, maboko yawe yasinya sheke. Iyo aya maboko afashe ibyawe atari yabirekura, ntabwo umenya ko umuntu uzi ko iyo amaboko afashe ibyawe birekuye ibintu bikunda. Ejo bundi hari amaboko yarafashe ingendo zanjye, Bowazi yarabifashe, arategeka ngo ayo maboko arekure. Mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka turimo, nagiye mu ndege 5 mu kwezi kumwe. Hari ikibuga nagezeho banzanira indabyo 6 ntapfuye, ndi muzima, bampa indabyo 6. Uburongo utegereje ngo indabyo ngo rusororo, amaboko afashe indabyo zawe, baguhura urabyo utarapfa. Yego, baguhura urabyo ukiri muzima, hari amaboko afashe indabyo zawe. Bowazi nategeka ayo maboko azirekure. Kuki utakakira urabyo ukiriho? Amaboko afashe izo ndabyo nazirekure tuzibone.
amaboko afashe visa yawe, hari amaboko afashe pasiporo yawe, narekure. Bowazi nategeka ayo maboko arekure, 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 arekure. Wono dufite abantu batazi konte icyo ari cyo, konte akaba batazi konte. Bowazi ategeka amaboko atuma udafunguza konte, arekure. Ntawe ujya ku cyuma ushyiremo ikarita, ayo maboko afashe ibyawe arekure. Umukobwa akagira imyaka 30, 28, nta konte, wirirwa usaba abasore ukura ibyinyo, wirirwa urya inkoko z'abasore, ngo ntabwo wakigurira inkoko we ngo uyirye, ngo uzangane ngo ragarete, ngo uzangurire n'imbuto ngo zo muri Kamiriya ziraryo, waziguriye wowe. Amaboko afashe ibyawe arekure, arekure, arekure. Amaboko atuma utarya neza, amaboko atuma utambara neza, amaboko atuma utaberwa, narekure. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe arekure. Amen, amen. Kandi sibyo ko abanyakigali buyo muri munigira n'abahatari byanyu byarafashwe bikomeye, byarafashwe. Umuntu arafunga ikote nk'iri ryanjye ariko nta kintu ariho. Ndababeshya se, ibyo byarafashwe, wamufungira 5. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure, abirekure, abirekure. Muranyihanganira akakantu ntabwo njya nkunda kugakoresha, se kenshi ngakoresha kuko hari igihe umuntu yicara n'undi bafitanye ikibazo, hari ibyo yamutwaye nawe ukasanga n'ibindi. Ariko niba n'uwo mwicaranye hari ikibazo mufitanye, umwihanganire gato, umuhanurire ubuhanuzi, umubwirire ngo uyu mwaka utararangira Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe abirekure. Uyu mwaka utari warangira, uyu mwaka utari warangira, Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe. Uyu mwaka utari warangira, Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe. Uyu mwaka utari warangira. Haleluya! Isi yuzuye ibiteye ubwoba ntiduce intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo si neza icyo Imana yavuzeho, zagera ku yavuze, zagera nawe yabwiye, kuko Imana atari umuntu ibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure, abirekure. Ese muri kunyumva? Abirekure. Imyaka ufite, amashuri wize, umuryango wavutsemo, imishinga wapanze, sinzi impamvu bitagerwaho, hari amaboko abifasha. Urakwiye gusenga Imana ukayibwira ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyanjye abirekure. Rusi wajyaga azana ibyo yahumbye, Bowazi ngo arategeka, yabwiye abahungu arababwira ngo uhereye none uyu mukobwa ntazongere guhumba. Niba mwasomye yavuze ngo mujye muzisiga, mujye mubisiga abiyore, mujye mubisiga abiyore. Ntago kuyora muri kubyumva mwebwe? Kuyora, kuyora. Hano hanze hari abantu bahembwa amafaranga bameze nk'abayora, ariko yo ugahembwa ngo 20, ngo ukorera ngo 50,000, ukorera 100,000, uba mu nzu ya 80, wishyura umuriro, wishyura umutekano, wishyura mitiwere, wishyura tapandigo, wishyura ibishingwe, urahembwa. Hari abayora. Bowazi ategeke, Bowazi ategeke. Rusi ngo arayora, ngo yajyaga azana mu gikondorero, ngo uwo musaza yikoreye. Nyirabukwe ngo amubonye aramubaza ngo byagenze bite? Uyu munsi wakoze, wahumbiye hehe uyu munsi? Rusi aramubwira ngo mukecuru, dore inkuru, wa mugabo twabonanye
yategetse, yabwiye ba bahungu yababwiye ngo uhereye none sinzongera guhunga, no kujya nyora. Uyu mwaka ni ugutangira kuyora aho wahereye, waza ategeke. Uzikwiriye guhamagara umuntu ngo interineti ngo yanshiranye, ngo wampaye se ngo na desi nayisi nijoro, uburyo no kubera ibikomere afite usanga avuga n'amagambo aterekeranye, ngo abakire ngo si abantu, atari abantu ni inyamaswa. Uko mubona ngo abakire ngo si abantu, abakire ninde babwiye ko abakire atari abantu? Nta nibo bantu beza babaho. Abakire ngo si abantu gute? Ngo abakire ngo ntibazajya mu ijuru. Umukire atagiye mu ijuru hajya yona? Heri gutuka abantu, uvuma abantu. Abwira mukecuru ati nyir'umurima twahuye. Umukecuru amubwira ngo sinakubwiye kwihangana? Ubwo yategetse abahungu be rero tugiye kujya tuyora ibintu byo kwirirwa duhumbahumba birarangiye. Bibiliya iravuga ngo barariye barahembuka mu minsi mike gusa, agasura kaba karaje. Iyo Bowazi yategetse buryo icyumweru kimwe gusa wahura n'umuntu akagira ngo wisiga nka moviti, atari ku uyu muntu asigaye yisiga ibiki, kumbi asigaye arya yayoye, ntago agihumbahumba. Harimo abantu bazi ko po nziza umubiri mwiza uva mu mavuta, wapi ni mu biryo. Iyo umuntu yariye neza asa neza, iyo utakisiga amavuta wariye neza, ibiryo bituma umubiri umera neza. No kubera inzara abantu bafite, abahanga bavuga ko inyanya, itomati, inyanya ntago abantu baziryaga, inyanya byari ibiryo by'inyoni. None kubera ubukene abantu basigaye bashaka inyanya n'ibimene. None se kera baryaga amateke, ibigori, impungure, ibijumba. None se wafata amateke ugashyiramo inyanya, wafata imyumbati ugashyiramo inyanya. Ariko kubera inzara abantu basigaye bashakira ubwinshi mu isosi, usanga ibimene byose basizemo, buryo no mu ijambo ry'Imana nta biryo biri karite bihari. Abantu basigaye babirunga, ugasanga isosi yabaye nyinshi mu ijambo ry'Imana. Tunika mugenzi wawe, muhobere, kubita fire putu, ibyo bisosi mubigabanye. Ibyo bisosi mubigabanye. Ntago ndumuvuga butumwa w'umusitari, ndacyari mutonje vuba, ariko ni kureba ibintu biri kubera ku duduti two mu mujyi wa Kigali. Hariho ibisosi mu abantu b'Imana. Mbega ibisosi romerutse kubona hamwe online i Remera, mu itorero rimwe i Remera, romerutse kubona online. Nanabwiye umushumba waho nti ibyo bintu bikihaba sinzaza kongera kwigisha aho ngaho, nukenera kuntumira muzakureho kamera zigi harimo gikorebo, sinzaza. Umuntu yarigisha yarangije akuramo ikote, aravuga ngo umuntu ufite ikibazo ngo naza arikoreho, arakora ibiki? Ikote ryawe barikoreho ririwe ibisosi gusa. Kandi nabonye abantu basimbuka ngo bajya gukora, yo mwakoze kuri Yesu, murakora ku makote y'abantu bimo wabo ngo abamarere. Waza ategeka ibyanyu, amaboko yabifashe abirekure. Ikureba ibintu by'ibisosi biri mu uyu mujyi. Mugabanye isosi, mwongera ibiryo bifite intungamubiri. Iyo umuntu yariye neza, Ukristo wumvishe ijambo ry'Imana aratura utiri umutekinika. Tekinike muri kubona abantu birirwa bazana. Iyo umukristo wumvishe ijambo ry'Imana neza, ntago iri kumubwira ngo yazane, reka aba yarariye neza. Mutuje birumvikanye? God ibyo bose kujya ahantu umuntu arangije ahagarara ku ruhimbi, aravuga ngo abantu bari hano ngo mwese Imana ibahaye imodoka, ngo nimuhaguruke mwakire contact. Ntabwo mwese Imana yabahaye imodoka. Waseho company ikodesha imodoka, ubwo zajya zikodeshwa nande? Ubu mwese Imana nibaha amazu, umuntu wubatse inzu zigomba kubabwamo n'abantu, ibande bazazibamo. Ntabwo Imana ari kimeze. Mugabanye isosi mu byo muvuga no mu byo mukora. David, muranyumva? Muranyumva? Indirimbo murimba iyo zirimo ibiryo nyabyo turabyumva. Ntago mwakirwa mutubwira ngo ko mutazamura, ko mudacana amatoroshi ya telefone, mwiducanisha amatoroshi ya telefone. Oya, ntago bikunda. Ugabanye isosi. Uranyumvise? Ugabanye isosi, turabyumva. Rusi n'umukecuru barangije kurya ibyo bayoye batagitoragura, isura iraza. Arivuze ngiye abantu bariye neza bakumva ibintu biri byo, ibintu bigenda neza, ntago abantu birirwa bavunika. Nimuvuge ngo amen. Abantu bari kuri telefone nimuzireke, murambike telefone hasi. Uko iyo musirimba niyo mubyina ntago mufata telefone, turi kuvuga n'ijambo ry'Imana, mujye mutureba.
ijambo ry'Imana rirageraho mukajya hanze, nibwo mubonye umwanya wo gucata, nibwo mubonye umwanya. Ureke babwire, uyu mujyi nimutaba amaso harimo bwaki ijambo ry'Imana, muzashiduka abantu barashize barapfuye. Gane kumusoza, amasaha yacu yagiye, ariko turi ku ijambo rivuga ngo Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe agira ate, abirekure. Hari ibintu byafashwe ba nyirabyo barabigizemo uruhari. Murasabwa kuva iwawe mugasubira i Betelehemu kugira ngo Bowazi ategeke, kuko ukirimo wawe ntaho uzahurira na Bowazi. Bisaba kugaruka i Betelehemu, niho Bowazi ari, niho uvuganira nawe. Bibiri ijambo ry'Imana yambwiye ngo mukecuru na Rusi bamaze kujya ku byo bayoye, kandi umuntu wayoye ntushobora kumuyoberwa. Iyo yaguhaga 1000 kuri mo aguha 5, ubona hari ibintu byahindutse. Niyo yakuguriraga icyayi ahantu, ubona yakujyanye nka Ragarete cyangwa muri Simba, wamubaza uti kubera iki waje ahantu ati mw'iyi minsi karazamutse biri hejuru. Ariko umuntu ujya kukugurira humbahumba kujyana ahandi haba ibindazi bya desa bingana bitya, ntashobora kumenya ahantu hari kaburete akujyana ahantu hari ibintu. Ariko umuntu yamaze kugera ku rwego ayora, abaza ahantu hari biri karite, akwicaza ahantu ukavuga ati ariko uyu muntu ngo hari ikindi rindazi ngo cyitwa dejeka. Umuntu ugihumbahumba abashaka icyo ngicyo kuko nicyo kimuhaza. Ariko umuntu wamaze gusobanukirwa neza uri kuyora ajya ahantu hari dufite guwa rya kuvuga ati rwose ibintu bimeze neza. Uranyumvise? Tugane ku musozo. Rusi ngo n'umukecuru agasura kamaze kugaruka, ngo Bowazi yaje gutegura ibirori byo kugosorera sayiri ku mbuga. Amakuru yuko Bowazi yateguye ibirori mukecuru na wo marayamenya. Iyo Bowazi yategetse amaboko afashe ibyawe akarekura, ahantu habaye uko hose baragutumira. Invitation bayiguha mbere. Uri muntu wabakubwira ngo wambereye pare, bose ngo ni wambera marene, ariko amaboko afashe ibyawe kibifasha aho gutumira mu bukwe. Invitation bayiguha soft, hawatena mbega babona ndayimuharaza kumarira iki. Ese murankurikiye? Bibiri avuga ngo Bowazi ateguye ibirori, umukecuru abwira Rusi ati Rusi, ubwo Bowazi yategetse no mu birori bye uzajya ujyamo. Uzi ko yateguye ibirori byo kugosora sayiri ku mbuga. Umukecuru abwira Rusi ati ujye mu ibyo birori ukora ibintu bitatu. Aramubwira ngo icyambere ugiye mu ibyo birori uze kwihezura. Kwihezura bavuga ko kwari gukaraba no kwisiga utuvuta no kwambara utwenda twiza. Nimujya muza mu birori bya Bowazi mujye muza musa neza. Abantu bambara nka mayibobo bakaza mu rusengero, abantu bakambara imyenda imeze nk'iy'indaya bakaza mu rusengero. Kubona umuntu ari kuririmba yambaye agapira gaciye ukuboko kumwe, yambaye ukuboko kumwe, byo genda ntabwo ari byo mu birori kwa Bowazi. Mu birori kwa Bowazi abantu bafite imyenda baza bambaye. Umva? Mu birori kwa Bowazi abantu baza basokoje. Kandi mu materaniro ugasanga abasore bakaraza ibisatsi bameze nk'abamayibobo. Nta muntu ujya uza mu birori kwa Bowazi adasokoje. Moshe Bowazi ni umusirimu. Uyu mugabo iyo abantu baje mu birori bye bagomba kuza smart. Nibyo umukecuru yabwiye Rusi, aramubwira ngo nujya mu birori bya Bowazi urebe umwenda uberanye n'ikirori, ujye mu birori by'uwo mugabo wambaye neza. Pona abantu baturirimbira abakobwa hano bambaye ipataro zimeze nk'amasogisi, bakajya utupataro twanyu turadutera iseseme. Mu birori by'uyu mugabo aramubwira ngo ugende uri smart. Aramubwira ngo icya kabiri urakora nugera mu birori by'uwo mugabo ubwo yategetse abahungu be, wirinde kwicara inyuma wicara imbere, ntiwicare inyuma wicara imbere. Mubona abantu bibingingira abantu ngo nimuze mwegere hino, ntabwo bari bamenya agaciro ko kwicara imbere, barakicara inyuma kubera ko amaboko afashe ibyabo, hari abayemerera kwicara imbere. Iyo wamaze gusobanukirwa ibirori by'uyu mugabo ntabwo wicara inyuma. Mukecuru ambwiye ngo ugende wicare imbere ubwo yategetse abahungu be, uriya barakuzi nta wagukumira, ugende wicare hafi. Wicara ahantu uri buze kujya ureba aho yicaye mukarebana mu maso, ukajya ubwira abantu ko muziranye nawe ko yategetse abahungu. Nkunda Nawomi aramubwira ngo icya gatatu, iyo bamaze kurya mu birori by'uwo mugabo bararya, kandi ni service ni ukwiyarurira. Nujya kwarura warure bikeya nk'umuntu wicaye imbere, nta muntu wicaye imbere warura byinshi. Ni ibirori dufite abacura abandi. Umuntu Bowazi yategetse amaboko afashe ibyakabirekura, ntajya mu bukwe ngo yarure inyama 4, inyama 6 gute. Ariko umuntu amaboko agifashe ibye ararura bikajya bimanukira mu ikoti.
twari ahantu muri resitora basigaye bahagarika abantu ku biryo kubera abantu bajya muri resitora bagahombya resitora. Umuntu akajya muri resitora akaruha nk'ipure 3 ku isahani imwe. Bowazi unkurikire ashoje amasaha yamfashe. Bibiliya avuga ngo mukecuru abwira Rusi aramubwira ngo wicare imbere warureba iki nk'umuntu wicaye imbere kandi nutangira kurya ujye urya ugira agapoze umurebe muhuza amaso. Hano bagera mu birori akarya nk'uri gucuranwa yiruka. Umuntu Bowazi yategetse ibyo bikarekurwa harya yitonze. Ariko hari ukuntu usangira n'umuntu ukavuga utari uyu muntu arya neza. Abantu barya nabi kaba yakubuza apeti kubera ukuntu arya akarya ahagaze avugana ibiri mu birori by'uyu mugabo. ariko mwakagira Imana. Naomi abwira Rusi aramubwira ngo Rusi we nutangira kurya urye witonze kandi numara kurya wirinde guhita uhaguruka direct uwo mwanya ubanza ushyiremo agapoze. Hari abamara kurya mu birori bagataha biruka batumvisha amatangazo y'umutware, we wirinde kugenda. Ahubwo inama nkugiriye, Bowazi najya kuryama araryama muri shambure bari buze kurundamo sayiri, wowe uze kugenda womboka bukeya uryame hepfo hagana ku birenge bye, ntusakuze uryame utuje. Ibizakurikira ngewe uzambaze ndo mukecuru ndakurahiye. Bibiliya iravuga ngo abantu bamaze gutaha ngo Rusi ngo araza aryama ku birenge bya Bowazi. Bowazi ngo nijoro ahindukiye arambije ngo yumva hepfo haryamye umuntu amworosoye asanga ni Rusi. Amubwira ati Rusi ko waraye hano abandi batashye byagenze bite? Rusi aramubwira ngo reka nkubwire ikintu wankoreye ni igitangaza. Buryo utegeka abahungu bawe bakemera ko nzajya nyora. Nahise numva ngufitiye urukundo ku buryo numvaga n'ibitaramo waba urimo najya ndara bugacya. Icyatumye ndara hano ni neza watugiriye. Narakurebye mbonye ibintu wankoreye, mbona umeze nk'umucunguzi wacu wa bugufi. Bowazi aramubwira ngo nkivugana nawe wajya gutwara inshuro imwe baguhereza inshuro 6 z'ibyo wajya gutwara bagukubire 6 ugenda ubwira umukecuru ko twabonanye. Icya kabiri ubwo uvuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura. Bibiliya yambwiye ngo Rusi yaraje ahingutse ku marembo uri umukecuru afite amatsiko. Umukecuru yabwiye Rusi ati Rusi we byagenze bitese. Menya Rusi yarakoresheje imvugo y'abubu, yabwiye umukecuru ati mukecuru wakoze umuti. Wakoze umuti amubwira ati hahiye hahiye hahiye. Avuga ati byagenze bite? Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye yankubiye 6 kandi yambwiye ngo azaducungura 3:18 muri Rusi. Umukecuru abwira Rusi aramubwira ngo aramubwira ngo uwo mugabo ndamuzi azatuza ntazaruhuka atarakora ibyo ngibyo. Niba yabivuze icara hano ureba kagiye kuba. Nta cyumweru cyaciyemo inama iraterana hanzurwa ko umuryango wa Elimeleki ugomba gucungurwa kandi umuntu uzawucungura azawucungurana na Rusi wapfaka ari muto nawe akabona umugabo. Bahamagaye umucunguzi mukuru abwira Bowazi aramubwira ngo mfite amasezerano menshi ntago nshobora kuyangiza. Fata urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisiraheli uzacungure Rusi. Wamuha urukweto nk'ikimenyetso cy'uko amuhaye uburenganzira. Inama yanzura ko Rusi agomba kuba umugore wa Bowazi. Bowazi ategeke. Bibiliya yambwiye ngo Rusi abwira umukecuru ati mukecuru inama yanzuye bavuze ko ngiye kuba umugore wa Bowazi. Umukecuru ati sinakubwiye mukamugabo we ntiyahindukiye agasubirayo akagira ngo araduhimye. None Bowazi ntategetse ntureye kuba umugore we. Mwana we ya kwa Bowazi uzagenda uzabyara abahungu n'abakobwa. Uzi ko Rusi yageze kwa Bowazi mu mezi 2 yonyine yarasamye yambara mariniyeri. Ndebera Rusi atwitimo wa Betelehemu ari guca muri quartier. Bavuga bati Yesu we Bowazi yarategetse no kuri. Yo Bowazi ategetse bambara mariniyeri sha bambara ikanzu y'abatwite. Amezi 6 7 8 9 ababyaye umwana w'umuhungu bamwita Obedi. Mama Obedi muri quartier. Obedi abicyamamare. Izina rya Obedi riramenyekana. Uzi ko ari igihe Bowazi yatari yategeka izina ryawe rifatwa. Izina ryawe ku buryo nugiye kugusabira akaza kuvuga izina akavuga atari ko umuntu muri kuvuga abinarazwe. Imana irekura amaboko afashe izina ryawe. Izina ryawe nawe rimenyekane. Bowazi aramenyekana. Bibiliya yavuze ngo Obedi avutse amaze gukura nawe arashaka. Obedi arangije ngo byara Yesaya. Yesaya byara Dawidi. Dawidi abyara Salomo. Salomo abyara Rehobowamu. Rehobowamu abyara Abiya. Abiya abyara Asa. Asa abyara Yehoshafati. Yehoshafati abyara Yoramu. Yoramu abyara Uziya. Uziya abyara Yotamu. Yotamu abyara Ahazi. Ahazi abyara Hezekiya.
Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu, Yesu aratubyara. Yesu ni inkoni yanjye genderaho, ni jambo gikomeye nambukiraho. aho subiramo numve. Yesu ni inkoni yanjye genderaho, ngeze no mu gicucu cy'urupfu, nk'isaha y'agahinda gasaze, jambo gikomeye nambukiraho. Niki kiza kigutera gukomeza? Yesu ni inkoni yanjye genderaho. uyu Yesu rero araryoshye. Hari umuhungu wanyu nakunze ejo bundi, noneho yararangije avuga ngo yaratwimanye. Yaravuze ngo Yesu ngo yaratwimanye, ngo imyaka ng'ibihumbi ngo n'ibihumbi, ngo nejo bu ariko ngo nejo bundi ngo uriya muhungu ngo sinibangara ngo kandi sanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Pastor, muzongere muntumire, ndabyisabiye. Umwanya wanjye ni mutoya, muzongere muntumire, noneho namwe muzarepetire ya ndirimbo ivuga ngo yaratwimanye. Nzaze mbabwire iyo Yesu ategetse uburyo amaboko afashe ibintu byacu ajya birekura. Shaka ko umushumba Alexa dusengera, ariko shaka sengera umuntu uri mu iteraniro uri kumva hari ibintu bye byafashwe n'amaboko atazi iyo yaturutse. Uwo muntu wumva hari ibintu byafashwe, ahaguruke umushumba musengere, atubwirire Imana ngo Mana, aya maboko yafashe ibyacu abirekure. Ubundi namara gusenga uwayoboye gahunda aze guhita akomeza. Imana ibaha umugisha. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi mu izina rya Yesu. Bowazi ategeka ibyawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Twongere dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Udufashije tugiye gazanga kuwa kabiri, nimba nta yindi gahunda, kuwa kabiri wagaruka.